umwite uwo bita Platini ndetse na Ner'Ingabo ni abantu bakunzwe cyane, n'abahanzi bakunzwe cyane n'abanyarwanda batari bake cyane, kuko uza gusanga indirimbo bakora zirebwa n'abantu benshi cyane batari bake cyane, haba ku isi ndetse no mu Rwanda cyane cyane. Ni abantu badakunze gusohora indirimbo kenshi cyane, ariko ubu ngubu muri no mwaka bapanze projet yo gusohora album bari kumwe, haba Platini ndetse na Ner'Ingabo. Mu gihe rero Platini na Ner'Ingabo bageze kure imirimo yo gusohora album yabo bahuriyeho bise Vibranium, abahanga mu gutunganya indirimbo bayikozeho bakomeje gufatanya na Kina Music kugira ngo imirimo yayo ya nyuma yihutishwe. Abahanga mu gutunganya indirimbo z'abahanzi barimo Davydenko afatanyije na Kevin Kering, bakomeje ndetse bagafatanya n'undi wundi bita Element kimwe na Mamba, nibo bayikozeho, ndetse bafatanya n'uwo bita Ishimwe Clement wakoze iyi album. Muri iyi minsi aba ba producer bari gusimburana na Kina Music mu rwego rwo kurangiza imirimo ya nyuma kuri iyi album buri wese yakozeho, mbere y'uko byanzurwa ko iyi album yamaze kurangira. Rero buri wese ari gukora uko ashoboye kugira ngo irangire. Iyi album rero igizwe n'indirimbo 8, zirimo 2 zakozwe na Ishimwe Clement, 2 zakozwe na Element, imwe yakozwe na Mamba, ndetse n'indi yakozwe na Davydenko afatanyije na Kevin Kering. Mu minsi ishize Ner'Ingabo yabwiye abanyamakuru ko iyi album bagize igitekerezo cyo kuyikorana, kuko bari basanzwe bakorana bya hafi na Platini, bakaba baranakoranye indirimbo zitandukanye. Ati twashakaga kugira ubufatanye bwacu ku rundi rwego, tugakora umushinga mugari. Ndi kwiga byinshi kuri Platini, kandi biri kumfasha kugira ngo ubunararibonye bwanjye bwisumbuye hejuru nyine bwiyongere. Ku bijyanye no guhuza imikorere yacu ni ikintu cyoroshye, kuko dusanzwe dukorana kenshi. Avuga ko nta mbogamizi bigeze bahura nazo ubwo bakoraga iyi album, ahubwo ko abanyarwanda bazabona uburyo umuziki w'u Rwanda uri kugana heza. Ner'Ingabo yavuze ko ubutumwa buri kuri iyi album bwiganjemo bice bitandukanye ku rukundo. Yavuze ko itandukaniro riri kuri iyi album n'izo yagiye akora zose, higanjemo indirimbo ziri mu njyana ya Afrobeat. Ni injyana ikunzwe n'abantu benshi cyane, iyi Afrobeat ikorwa n'abantu bake cyane, ariko Ner'Ingabo niwe wihariye mu bantu benshi cyane bakunda kuyikora cyane iyi njyana ya Afrobeat. Rero aba ba producer bose uko ari bangahe nagiye mbavuga, hari uwo bita Davydenko, Element, hakaza uwo bita Mamba, ndetse hakaza n'undi bita Ishimwe Clement, akaba ari umugabo wa Knowless, muramuzi, yarakunzwe cyane, yagiye avugwa cyane, ni umuhanzikazi mwiza. Rero bakaba barafashije aba bagabo bo bita Ner'Ingabo ndetse na Platini kuba bakoreye iyi album, ikaba ibura igihe gitoya kugira ngo isohoke. Na album rero birwa bamamaza cyane, badutangariza yuko ari nziza, kandi n'aba ba producer ubwabo uko bagera kuri 4 bagiye bayikoraho, bose bagenda batubwira yuko ari album nziza cyane abanyarwanda bazakunda, bazanyoterwa. Rero aba producer bakaba banayisengeye mu bintu bagiye bavuga, bagiye rwose bayisengera, bavuga yuko igomba kurangira vuba ahangaha. Rero reka ngushimire we tumaze kubana muri kino kiganiro. Nge nk'uko bisanzwe banyita Joshua, ukaba uri kunkurikirana kuri Joshua TV show. Ndagira ngo kandi niba utarakora subscribe, ndagira ngo umusabe uyikore kugira ngo tujye tubana mu biganiro byanjye byose bijye bikugeraho mbere y'abandi. Ndagira ngo ushimire wowe tumaze kubana, ndagira ngo tuze kubana mu bindi biganiro bya mukanya. Ciao ciao.